Nirakurinda mu nzira zose, mu nzira ucamo iraguhaza amahoro. Imana irakurinda, Imana izi ubukene bwawe, Imana irakurinda. Imana we, Imana irakurinda, haleluya. Mu nzira zose, mu nzira ucamo iraguhaza amahoro, haleluya. Imana irakurinda, Imana izi ubukene bwawe, Imana irakurinda. Imana we, Imana irakurinda mu nzira zose, mu nzira ucamo iraguhaza amahoro. Imana irakurinda we. Haleluya, 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 haleluya. Imana ishimwe cyane mu izina rya Yesu Kristo. Turabashuje mwese ikino gitondo mu izina rya tubishuza umugisha w'Imana. Tubashimiye ko mwagiye mukurikirana ijambo ry'Imana, Imana mu mugisha. Dushimira n'Imana yabarinze ikaturinda, Imana ibishimirwe. Murembye avuze ijambo ryiza rikomeye. Imana iraturinda mu nzira zose ducamo, iraturinda. Ngize ubukene bwacu, Imana iraturinda. Izi bitubabaje, izi byo duhura nabyo byose, izi byo uhura nabyo mwene data aho uri hose, kandi Imana irakurinda. Yita kurinda ntago ukihumeka, yitandinda simba nyihumeka. Imana izi ubukene bwawe, Imana irakurinda. Imana ihimbazwe cyane. Dushimiye Imana rero yagize neza, igakora ibikomeye ku ruhande rwacu, kandi nawe yarabikoze. Bishimira Imana isoma byose mu ijuru, yagize neza. Haleluya, haleluya. Turagarutse ku ijambo ry'Imana, ntabwo twaherukaga, ariko Imana twongeye iminsi yo kugira ngo twongere tugane ku ijambo ry'Imana. N'umugisha tugiriwe ku Mana kino gitondo bitewe n'igihugu urimo, kandi twifuriza umugisha abari mu gicamunsi na ninjoro mu bihugu bitandukanye, abumva ururimi rw'Ikinyarwanda. Imana ibagire neza. Reka dusenge dushima Imana, ubundi tugaruka mu ijambo ry'Imana. Mana nziza usumba byose, Yesu Kristo, turagushima Uwiteka waduhaye Yesu. Watwongeye iminsi yo kubaho Yesu, tutari beza turi babe, wanze twejesha amaraso ya n'umuriro. Imana ihimbazwe mu izina rya Yesu Nazareti. Weza imitekerereze ya benshi kubw'amaraso yawe, weza imitima ya benshi kubw'ibyaha byabo. Shala sonema, kuko Imana y'agakiza ikomeye kandi yera. Turagushimiye ko waturinze Nyagasani Yesu, warinze imfubyi n'abapfakazi, urinda aboroheje n'abakomeye, urinda abazungu n'abirabura. Ubishimirwe Imana uri mu ijuru ryera. Shala zome, himbazwa Nyagasani Yesu usumba byose. Turagushimiye ko uri mwiza Uwiteka nasi enema. Turagushimiye ko warinze Nyagasani ubwoko bwawe, wakuye amaraso ya Yesu Kristo. Imana ihimbazwe. Aya masaha n'umwanya w'ijambo ryawe Yesu, ngo bana natwe igitondo utugire neza. Buri muntu wese yumvemo ubwiza bwa budasanga mu ijambo ryawe, tubisabye mu izina rya Yesu Nazareti Yesu, amen. Imana ihimbazwe. Dushimiye abadukurikirana mwese mu bihugu bitandukanye. Imana isumba byose baha umugisha. Abari Uganda Imana baha umugisha, i Burundi mu majyepfo n'amajyaruguru turabashuje mwese. Imana baha umugisha, kandi bari mu kaga n'amakuba, mu bibazo bitandukanye, burwayi n'ibindi, turabihanganisha ngo Imana isumba byose bagire neza. Niko muri yavuze ngo Mana urazi kandi uranzirikana. Imana bazirikane mu izina rya Yesu. Mu bibazo mufite, mu ngorane zitandukanye, Imana yo mu ijuru ibatabare, kuko ari umutabazi wenyine. Ntiwiringire isi n'abantu, wiringire Imana isumba byose mu ijuru yakuremye, uyitabaze iragutabara. kandi wizeye. Imana ihimbazwe.
Canada turabashuhuje, mu Bubiligi turabashuhuje. Imana isuma byose baha umugisha, ibagire neza. Bari muri Amerika turabatahije mu izina rya Yesu. Tamahoro ya Yesu abane namwe. Imana ibagire neza. Abari muri Swede, Imana ibahe umugisha. Mukurikirana cyane kwitahurwa n'Imana TV mu ijambo ry'Imana. Yesu abagire neza. Rero tubaha ikaze. Turabiyegereje nkugana wa undi turabiyegereje. Mwumve mu ikaze mu ijambo ry'Imana. Imana isumba byose baha umugisha mu izina rya Yesu. Reka twumve icyo Imana yatugambiye umunsi kuvugana natwe. Uyu munsi intego y'ijambo ry'Imana avuga ngo Imana ikurinde Satani. Haleluya, haleluya. Mu izina rya Yesu. Imana ikurinde nde? Satani. Kuko Satani ateye abantu benshi kandi afite abantu benshi. Ariko nta bapfira gushira. Turagira ngo Imana iturinde Satani mu izina rya Yesu. Bibiliya ivuga ngo nimwegera Satani, mwambi nimwegera Imana sore, Satani azabahunga. Niko ijambo rivuga ngo nimwegera Imana, Satani azabahunga. Kadusome igitabo Urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abatesalonike ibice bitatu murongo wa 3. Havuze ngo iki? Havuze ngo ariko umwami niwe kwizerwa. Umwami niwe kwizerwa. Niwe uzakomeza ubwenge kandi abarinde umubi. Kandi ubwanyu. Ndarisubiramo. Ariko umwami niwe kwizerwa. Uwo ni Yesu Kristo tugomba kwizera. Niwe kwizerwa. Niwe uzakomeza ubwenge. Abarinde umubi. Umubi ninde? Ni Satani. Niyo ntego tugiye kuganiraho uyu munsi. Reka dusome ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ubwo bwanditswe na Matayo. Imana himbazwe. Ibice 4. Ubutumwa bwiza ubwo bwanditswe na Matayo bwa Yesu Kristo. Ibice 4 umurongo wa 1. Haravuga ngo Yesu ageragezwa na Satani. Maze Yesu ajyanwa n'umwuka mu butayu. Kugeragezwa na Satani, kugeragezwa n'umwanzi. Maze amaze iminsi 40 n'amajoro 40 atarya. Mbona amaze gusonza, umushukanyi aramwegera. Yego Kristo. Satani adushuka tumaze gusonza kabisa. Ngamaze gusonza, umushukanyi aramwegera. Aramubwira ati niba uri umwana w'Imana bwira ibuye rihinduka imitsima. Kandi Satani azi ko Yesu yarihindura ariko yabanje kumugerageza. Turi ku ijambo rivuga ngo Imana ikurinde Satani. Mpaye nka Yesu. Kandi haravuze ngo aramusubiza ati handitswe ngo umuntu ntatungwa n'imitsima gusa ahubwo atungwa n'amagambo yose ava mu kanwa k'Imana. Ubwo hari abatunzwe n'amagambo ava mu kanwa k'abana b'abantu mufite ibibazo. 5. Maze mwanzi amujyana ku murwa wera, amuhagarika ku gasongero k'urusengero. Anamubwira ati niba uri umwana w'Imana ijugunye hasi. Nyumvira sha. Kuko handitswe ngo azagutegekera abamarayika bayo bakuramire mu maboko yabo, ngo udakubita ibirenge ku ibuye. Yesu aramusubiza ati kandi handitswe ngo ntukagerageze Uwiteka Imana yawe. Ni ibyanditswe gusa bikora.
Satani nawe ngo yarasomye. 8. Umwanzi ararongera amujyana ku gasongero ku mpinga umusozi. Umwanzi arongera amujyana mu mpinga y'umusozi muremure cyane, amwereka ubwami bwose bwo mu isi n'ubwiza bwabwo. Abantu bashwe n'iby'isi mufite ibibazo. Aramubwira ati iriya byose ndabiguha numfukama ukandamya. Biriya byose ndabiguha numfukamya ukajya gute ukandamya. Barimo kuramya iby'isi kandi ari Satani we bashutsemo. Barimo kuramya Satani mu by'isi. Murongo wa 10, Yesu aramusubiza ati genda Satani. Ijambo rirakomeye. Yesu aramubwira ati genda Satani. Kuko handitswe ngo uramye Uwiteka Imana yawe, aba ari yuko ukorera yonyine. Muvuge ngo amen. Nuko Yesu yasohoje Satani tugende. None abantu sigaye baha Satani karibo dikaribo hojya ngo bamutokeshe kuko bakunda ibye. 11. Umwanzi ahera ko aramureka. Aramureka. Araza marayika amukoraho. Haza abamarayika bamukoraho. Naye magambo tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana. Imana isumba byose itugire neza mu ijambo ryayo. Pawulo yandikiye Abatesalonike avuga ngo umwami wacu no kwizerwa. Periyazobe. Umwami wacu no kwizerwa, azakomeza ubwenge kandi abarinde umube. Imana ishimwe cyane. Mwene data, Imana ikurinde Satani. Iyo umuntu yegeye Imana ngo Satani amuhunga. Ariko umuntu yakwegera Satani cyangwa yahunga Imana, Satani akamwegera. Wegere nde mwene data? Hari abantu bameshe banze kumesa kamwe bakegera Satani mukanya bakegera na Yesu, ntago bizavamo. Ni ukwikurira umuvumo utoroshye. Muri mbye yavuze ngo gukizwa nabi bitera umwaku, gukizwa nabi we bitera umwaku we. Imana idufashe, ifashe ubuntu toro ryayo Yesu arikomeze bundi busha. Ubuntu bw'Imana bwongere budukomeze. Kuko muri kino gihe abantu banze guhunga Satani. Tariye beshite lemano ya zamina sakatafo. Imana turinde umubi mu izina rya Yesu. Mubiri Satani wateye isi cyangwa amanukiye isi. Abantu begeye Satani barakabya. Kandi kwegera Satani, igisobanuro cyo kwegera Satani ni iki? Ni ibyaha. Iyo umuntu ari mu byaha aba yegeye Satani. Rero kuvuga ngo Imana turinde Satani bisobanuro ni igisobanuro nta kintu no kugira ngo Imana turinde ibyaha. Umva neza? Iyo umuntu yirinze ibyaha aba arinze Satani. No mu bigeragezo Satani ajya atereramo abantu, ariko iyo umuntu yirinze ibyaha Imana iramurinda. Imana ihimbazwe cyane. Ni kumwe n'ibyo twatangiye uvuga ngo Imana irakurinda mu nzira zose ucamo. Igira gute? Irakurinda. Imana izi ubukene bwawe izakurinda. Imana ihimbazwe cyane. Hari ubukene bwo mu mwuka, hari n'ubukene bwo mu mubiri. Ariko yaba ari ubukene bukomeye kandi buteye ubwoba n'ubwo mu mwuka. Yaba ari ubutunzi bwa mbere no gutunga iby'Imana. Yaba ubutunzi bukomeye cyane buhetse ubundi butunzi no gutunga iby'Imana. Naho iby'isi byo bijya birangira bigatumuka nk'umuyaga. Yesu amara gusenga amasengesho, yaragiye mu gihe cyo kujya ku musaraba. Abanza gusenga. Senga amajoro 40, n'isi 40 n'amajoro 40. Ngo Satani aba yahageze. Bene data reka mbabaze. Aho Satani yagerageje Yesu amaze gusenga,
kandi akagerageza umwana w'Imana we Yesu Kristo umwami wacu. Noneho udanasenga na mwami Yesu yakunaniye, ubwo Satani yakwegeye bingana gute? Yagerageje uve mu masengesho kandi ari Imana. Noneho urebe we gusenga byananiye ukuntu Satani yakwegereye. Icyaguteze cyose ni pa wakiguyemo. Icyaguteze cyose ni pa wakiguyemo. Yesu ageragezwa na Satani, cyangwa Satani ajya kugerageza Yesu, yaragira ngo ngarebe yuko koko ari umwana w'Imana kandi yari we katsindwa. Ntago Satani yagiye gupima Yesu. Satani adafite gahunda yo kugira ngo ugagushe umwana w'Imana, ariko biranga ko yari Imana. Satani arigerageza kandi arubahuka, nta muntu atinya. Aho iyo wabutse umwana w'Imana wowe urumva yagutinyamo iki? No na kandi n'ikindi gikomeye ukora ibye. Ngo ufite amafaranga, ngo ufite icyubahiro. Icyubahiro se uragikanga kuri Satani, ni ugitanga mu isi. Impamvu z'iryo jambo nuko abantu bavuga ati mwakwegeye Imana, ngo ariko ndegera Imana ngo genda nabuze iki? Wabuze iki? Muri ibyo yavuze ngo ufite Yesu aba afite byose, ariko ufite iby'isi ntabagira byose. Reka ahubwo utunga iby'isi adafite Imana aba yikuriye akaga gatoroshye. Iby'isi ni byiza kandi ni bibi. Niko ijambo rivuga ngo umuzi wose w'iby'isi cyangwa umuzi wose by'amafaranga nibyo kurimbuka nyine, birimbura abantu. Ngo maze Yesu agezwa na Satani mu butayu. Ntago nzi ubutayu Satani mo kugereza mwene data, ariko nta kindi Yesu yaravuze ngo handitswe ngo. Nirihe jambo wibitseho? Yesu yaravuze ngo uzatunga amagambo yanjye akaba murimo, nanjye nzaba muri bo. Naye magambo bwira Satani yakwegereye cyangwa yarimo kugusakuza. Imana tugire neza mu izina rya Yesu. Satani ajya sakuza abantu, akabasakuza pe, nabo bakita batekarame rwose mwami kandi bitabye Satani. Satani asakuza Yesu, asanga Yesu afite imbaraga, ngo yamutegeye avuye mu masengesho ngo asonje. Ajye Satani adufata ngo mu nzara tukandavura, akadutegera kunda, ategeye abantu benshi kunda, akanda kabateye ariko urana amafaranga uhebwa ahagije, urona mbese ibyo ukora byaguteze mbira nkwereke kugira ngo agusambanye cyangwa gutekera imitwe. Kubera iki wanze kunyurwa? Yesu abwira amagambo akomeye Satani avuga ngo ntabwo dutungwa n'imitsima. Wantu Satani yabategeye ku mitsima y'inda ibyo kurya. Tugijambo ngo Imana ikurinde Satani, kuko iyo yaje nta mishinyiko azana. Satani yaguteye ntago aza kugukirigita. Kwako n'umubyeyi akirigita umwana agaseka, ntago Satani yaje aseka, ntarwo yigeze anaseka, ngo yaje nk'uruhara rudasubirayo. Burya uruhara ngo iyo rwaje ku mutwe ntirusubira. Yero Satani yaje nk'uruhara, ntago ruya rusubirayo. Rero nubwo yaje amanukira isi kandi akamurikira ikiremwa muntu, turashimira Yesu waje kugira ngo amutsinde iteka ryose. Ariko ikibazo abantu banze Yesu. Icyo bangiye abantu Yesu rero nuko bagiye mu byaha kandi ibyo Yesu yaje kugira ngo atuvanemo. Nimwegera Imana Satani azabahunga. Wegeye nde mwene data? Peri yazomi ekudefo. Imana ikurinde Satani, nta bindi Satani ni ibyaha. Kuko Satani ni wese w'ibinyoma n'ibyaha byose. Ageragezwa. Reba Satani yageje umwana w'Imana, wowe uri iki? Utageragezwa na Satani. Kandi aho neza amatwi ufite ibigeragezo bya Satani birahari. Birahari. Ahubwo wirinda gute? Ni iki usubiza Satani mu bigeragezo? Yesu yagiye avuga ati handitswe ngo. Satani wamuzana icyongereza ngo mvuye kwiga Harvard, hari abakozi be
ntabwo wamuzaniraho ngo songo we ndi umuyobozi. Satani afite abayobozi, nta kintu wamukangisha namba kereka Yesu wenyine. Birabanga umuntu yirate Kristo. Nta kintu warataho Satani kereka agakiza gusa n'imbaraga z'Imana, nta kindi. Imana ihimbazwe cyane mu izina rya Yesu. Ntago dutungwa n'imitsima gusa, ahubwo dutungwa n'amagambo ava mu kanwa k'Imana. Mwene data, ni iki kigutunze muri wowe? Ni amagambo y'abantu cyangwa ni ijambo ry'Imana? Satani nakwegera nicyo uzamubwira, nicyo uzamushubiza. Mwenye ko Satani akorera mu bantu. Bashuga dadi barateye, bashuga mabi barateye, byabaye ibindi. Akazabwira ngo ariko urasa neza we, usa nka bike we. We waza nkakujyana ahantu se urasa nka bike we. Niki wamburana? Nawe rwose ukagenda nawe mbese ukateta rwose amenyo kandi ka 90 nangahe. Koko se ndi mwiza. Kandi Satani yahageze. Urimo gusakuzwa na Satani. Nta kindi uzabwira mu rugo ati ndashimira Imana yampinduye kuwo cyo ndicyo, umwiza ni Imana. Ariko Satani abwiye ati we uteye neza ndamba, ayo data we uburayi se uhagana hera, ngwino nyagere. Satani akwegere turakaza neza muhekare ariko akagira Imana. Mbese abantu mbese basige baha Satani rwabo ko bati karibu bamuhamagara kabisa. Ntago muzabona Satani ahagaze ku musozi ngo ningiye Satani ngo nimuze, reka da akorera mu bantu paka isi yarimo. Akorera mu bantu mbese mu buryo bw'amacenga, mu buryo bw'uburyarya. Haje umuntu akuvugisha wese ni umuntu cyangwa nabazimu. Kumva amagambo akubwira kose ni umuntu wa nyawe. Rero abantu banze no kujya n'amacenga. Umuntu akaguhamagara akabwira ibigambo by'abadayimoni, nawe ukajya wikiza ati yigose koko, nawe ukikiza, urimo kwikiza abadayimoni. None ugashiduka wafashwe mpiri, ugashiduka imyuka igufasha, yaba ari buhehesi yaba ari ubutekamu, ugasigwa igufashe neza kuko wamuhaye umwanya, wahaye Satani umwanya, wamuhaye time. Birabangwa bagajya batera umugongo, uri kwivura bivuga abantu banze gutera umugongo Satani, ahubwo barimo kumwegera imbere kabisa, barimo kumwegereza ubugingo pe, ahubwo bateye umugongo Yesu. Kubera iki? Abantu ba Satani yabahaye ikuzo ry'ibyisi, bumva ni byiza bari fieri yabyo. Aha niko ijambo ryavuze ngo Satani abwira Yesu ngo nupfuka mukandamya ndaguye ikuzo ry'ibyo byisi byose. Yesu aravuga ngo uramye Uwiteka Imana yawe gusa, mbese wumvira Imana ukiranukira Imana. Rero abantu bapfukamiye Satani biteye ubwoba, kandi inyungu za Satani cyangwa ibihembo Satani atanga ni ukurimbura abantu, nta kindi. Nta muntu Satani afite impuhwe n'umwe hano ku isi, haba abamukorera nta mpuhwe bafitiye, haba abamukorera batabizi nta mpuhwe, haba abakunda ibye nta mpuhwe bafite, habe n'umwe habe n'umwe, ni umugome iteka ryose. Rero kugira ngo Satani yice abantu mu mutwe, abanza kubarehesha ibyirari ryabo. Ko Satani apima irari ryawe neza, akaryuzuza neza, akaba turi muntu akunda irari ry'ibye ibyo ashaka, kandi n'injye ubifite Satani muyimuteze ambereza ambasaderi. Abantu bahagarariye Satani ku mugaragaro. Kubera iki? Satani azirari ryanyu, azirari ryanyu, ashingira ku irari ryanyu akaribakururira mukamukorera, mwaba mubizi butanabizi cyane rwose. Nimwegera Imana Satani azabahunga. Wegeye nde? Imico y'ingeso zawe mbi ntizikwegereza Satani. Umunyarwanda yaravuze ngo ubwiza bupfa ubusa. Ureba abakobwa basigaye bagezeho basore iki biyandaritse, wagira ngo sinzi mukagira Imana. Satani tera kwinshi. Cyakora ndihanganisha ababyeyi, mwarapfushe kabisa. Mwarapfushije abana bapfuye bahagaze.
Ikibazo nuko n'ababyeyi nabo bagendeye ko. Kubera iki? Kwa kuna abantu bapfukamira Satani bakumva mbese barafiyeri yabyo, bakumva ni ishema ryabo ngo barinde umubi. Imana ikurinde Satani kuko ngo yazaje nta mishika afite kandi aje kwangiza ikiremwa muntu, aje kwica ubugingo bw'Imana yaremye mu bantu, aje kwangiza agaciro k'umuntu. Mwabona ko umukobwa mufatira mu businzi ngaho yambaye ubusa neza kubera inzoga koko, ngo kandi ngo numwari w'u Rwanda, ngo kagira Imana ejo ngo azaba mama w'abana, kamufata muri rwori ngaho nta mwenda yambaye kubera inzoga. Kandi biravuga ngo mujye mwirinda ibisindisha, mukanya kaza bigisha ngo inzoga nta kibazo, ngo inzoga z'icyaha. Mama shenge ariko sha mujya muteta kweli. Hari igihe abantu bacinisha Satani mukagira ngo mbese muravukana. Mukinisha Satani mutamuzi. Kare gukinisha Satani nukumenyera ibyaha. Ibyaha mwabiciye amazi mbese murabona ari fiyeri yanyu, ari domaine yanyu. Byo nta mishiko bifite. Kandi se w'ibyaha muramuzi ni Satani. Ubu Satani asigaye abyara abantu mu byaha nkuko Imana ibyara abana bayo mu maraso ya Kristo. Ngo Satani agerageza Yesu, ntabwo yakugereje ugatsindwa. Ngo umwanzi arongera mujyana mu mpinga y'imisozi miremire cyane, amwereka ubwami bwose bwo mu isi n'ubwiza bwabwo. Kagira Imana. Ubu Satani yahagaritse abantu mu byaha, mbese bajya kugasongero. Barakura mu byaha, barakura barongera barakura, bamera amashami barakura. Ega abadayimoni barabyara. Ngo rero ngo Satani aje kugerageza Yesu ngo amuhagaritse hejuru, avuga ati iby'isi byose ni byiza n'ibyanda biguha nundamya rwose. Ubantu baramije Satani kwera iby'isi bajya hejuru bongera barakura. Ariko umunsi Satani azabahanura shaka. Yewe data we. Nta uzabagirira nimwe. Satani yahagaritse abantu gasongera bereka iby'isi kari ari fiyeri kabisa. Ari wararaye. Umunsi Satani azabahanura muzamwirebera. Kandi ari bashyize kuri ako gasongera uwo musozi muremure. Ubu Satani yahagaritse abantu ku misozi y'ibyaha pe, baragenda barakura barebare. Kuburyo ushaka kubwira umuntu ibyaha akahita ajya kukurega. Burayi byo baranakurega da. Ngo barimo kumbongamira ngo naturi ibyaha, ngo ibyaha se karurenganzira bwanjye. No mu Rwanda byareze birahari. Cyo kubwira umuntu ibyaha bye mukabipfa. Ngo yambongamiye ngo ufite uburenganzira bwanjye. Yewe akumva ari fiyeri yabyo. Kandi umunsi w'urubanza, umunsi wo kurimbuka, ntago azazana iyo fiyeri ngo bikunde. Nicyo kibazo. Kandi biri kama ngo utabyira ngo umunyabyira ngo yihane, guzabazwa amaraso ye. Niko birivuga. Kwera icyo abantu bakunda ibyaha rero. Niko Satani yababwiye yuko ari byiza uburenganzira bwabo. Ijambo ryitwa uburenganzira ntago bazi icyo risobanuye. Bamwe batarivuga batanarize. Uburenganzira ni iki? Ijambo ryitwa uburenganzira mbese nta kikuyoboye, ni wowe wiyoboye. Nicyo risobanuye. Ufite RST open. None urabaza umuntu ariyoboye ntiyabyawe, ntafite abamurera, ntafite igihugu gifite amategeko. Yawe ufite uburenganzira genda uterebuye ku murenge. Ntiwize se? Ubwire murenge ati nje kubatera amawe kandi uburenganzira bwanjye urebe aho bakugeze. Turebe ko ufite ubwo burenganzira. Genda uterebuye ku murenge turebe. None ku Mana yababwira ngo asanga n'uburenganzira akomereka. Abantu muri basuzugura mu gakabye. Satani neza arabacuye ku bwenge ko n'uburenganzira bwakora ibyo ushaka. Nkandeze wariremye, waribyaye gute?
Umunyarwanda yavuze ngo nta mwana ukura ku mubyeyi. Ntimubizi abanyarwanda, ntimubizi, ntabwo bishoboka. Uko wabugana kose ufite umubyeyi niyo yaba atakibona kubera gusaza ageze mu zabukuru, uracyari uhinja imbere ye cyane. Noneho abantu Imana yaremye rero yaturemye twarakuze ngo turenga Imana, wagira ngo twe twayiremye. Ngo agasugo karagwira. Imana yakwira ngo sawa ngo mfite uburenganzira bwanjye. Yewe data we, utanatinyuka kuba umubyeyi yakwira ngo nzanire iki ngo ndakwiyamye ngo ufite uburenganzira bwanjye ujye utuma abandi. Mama shenge. Kuko Satani yaje kuvanamo abantu indagaciro zabo, abashiramo ubwenge bw'umwijima. None icyo bakora kumva ni confidence zabo, ni mindset zabo. Nababaje akabazo nuko mutaransubiza. Iyo umuntu agiye mu kazi, ahawe akazi na boss. Boss ni ukugenga cyangwa ni wowe ugenga boss? Kuki mutansubiza ariko ikibazo Yesu ababaza? Noneho usanga Imana ivuga ngo ariko mwakuhindukiye mugasaba mwafunze umutwe. Kudafunga umutwe kwa boss. Icyo kibazo. Imana yakuremye kikubwira mu neza yayo, mu mpuhwe zayo, mu bazi zayo ati wa mwana w'umuntu we wakwitonze ko imbere atari heza. Ingeso ugendamo, imico ugira wayihinduye. Ukanyegera nk'umucunguzi wawe, ugakora imirimo myiza. Ko birivuga ngo umuntu ava mu byaha ajya akora ibyiza. Mukahita mwiyama Imana mbese, ariko boss yavuga ati we mviga kabiri iki kiri mu kazi wagitunganyije. Nikuvuga ngo ndiye bwana ngo yesa, direct karutanabajije. Ariko Yesu yavuga watuwambe ku musaraba akadupfira mukazamura umutwe. Rero aho mubona amategeko y'isi rero agonga abantu ibihugu byashyizeho. Ukoze ikosa mu gihugu cyawe urimo kandi binyuranye n'amategeko y'igihugu, amategeko araguhana. Ariko mbabaze abateze amatwi ijambo ry'Imana. Iyo wanditse ahantu ngo aha birabujije kwihagarika, tibashiraho na Mandela kwihagarika gusa, ngo uzafatwa azacirwa amande 10,000 cyangwa 5,000. Mujya mubibona ibyapa ahantu hatandukanye. None uzagenda uyihagarike bagufate, ubabwire ngo uburenganzira bwawe urebe. Uzakugeza ahantu kandi uyabahe banaguciye amande, banagufunga ahubwo ari ukwihagarika gusa. Rero bisobanuye iki rero? Agakiza gafite amategeko akagenga yako n'amabwiriza yako. Ubu amategeko menshi isi yashizeho, nubwo amesi Imana itateho kashi, hari amategeko y'abantu bizane ku giti cyabo, hari n'ay'Imana yahaye ubwenge abantu bashyiraho mu bihugu. Ubwo Imana yatanze ubwenge bw'abantu bamenya amategeko agenga igihugu. None muzi ko Imana yo nta bwenge yasigaye gushyira amategeko yayo mu byayo. Mwarabyibagiwe? Kandi nabira biranditse. Biravuga ngo abanyabyaha bazacirwaho iteka ryose kuko banze kumvira izina ry'Uwiteka. Ni itegeko se? Biravuga ngo ntukice, ntugasambane, ntugakore igisoni, ntukabeshe, ntukabeshyire mugenzi wawe. Biranditse mu mategeko y'Imana y'icumi nubwo akomeza. Rero Imana idufashe duhunge Satani, twegere Imana. Ariko ni Imana iturinde Satani, turinde ibyaha kuko birahari bireze. Umuntu urangiza kaminuza, umukobwa mwiza, umusore mwiza, ariko mukanya bamusange mu rumogi koko, ubwenge bwaratoromboye neza. Kandi ubwo yize sigisiyo zikomeye, leta yaramwishyuriye, imiryango ntako itagize agurisha amasambu ngo bigishe umukobwa wagira ubwo bumenyi,
buzateza imbere, buteza imbere igihugu, government, buteza imbere umuryango, ariko mu kanya mufatire mu kabari yaraye mbese aruka. Bivuga ngo Imana yarapfushije, igihugu kirapfusha, ababyeyi barapfusha, mbese kwereke Satani abantu baramwegeye barakabye. Kandi Satani y'abantu barimo gupfa bahagaze, Satani abayunguka. Abayunguka cyane. Ubu mbese abantu bahindutse ibindi bintu utamenya, kubera iki Satani yabivanzemo bahinduka bataremwe n'Imana. Arabahindura. Kandi Satani arahindura abantu buri munsi. Buri munsi uko bwije uko bukeye ahora bahindura. Satani agerageza Yesu, yarazi ko aza guhindura Yesu. Ariko asanga Yesu afite imbaraga zirenze ubushukanyi bwa Satani. Iyo Satani aje kuduhinyura cyangwa aje kuduhindura, agasanga nta mbaraga zose dufite, turahinduka. Muri ibyo yavuze ngo tudafite umwami Yesu, ingabo za Satani zaduhindura. Rero Satani yahinduye abantu, agenda avanamo ubwenge mu bantu, bahinduka ibindi bintu. Ibindi bintu pe biteye ubwoba. Ariko ijambo rivuga ngo turinde umubi, turinde Satani. Abantu birirwa mu matiko, kandi ngo nabakoze Imana, kandi bitirwa izina rya Yesu. Ahubwo bitirwa irya Satani nuko bihisha mu rya Yesu. Kuko nta muntu uhamagazwa na Yesu mu kanya ngo ajye mu matiko rwose. Imanza zigera ku 1000 ziri mu bucamanza, harimo ngiz'abakristo nizo zeze nyinshi. Biteye n'agahinda. Imanza z'abakristo zagaciriwe mu itoro rya Yesu, ariko ziracirwa mu manza z'abisi, kandi ntibyemewe. Kubera iki? Abantu begeye Satani, Satani arabashuka, nabo bashuka abandi. Ubu Satani sigashuka abantu, abandi bagashuka abandi, kugira ngo abarimbuka babe benshi. Kandi abaza bitwikirije umutaka nyine, nkuko leta bitubwira, umutaka w'iyobokamana n'ibindi. Imana turengere bundi busha. Ubu Satani ajyana Yesu gasonge ku rusengero, amuhagarikaho, ngijugunya hasi, ngara yagutegera abamarayika bagusame, bakorwe mu maboko yawe. Kandi iryo jambo ryanditse muri Zaburi koko, ngizagutegekera abamarayika ngo ntukagerageze Uwiteka Imana yawe. Abantu bagerageza Imana biteye ubwoba, kandi ari mission ya Satani. Mission ya Satani. Bazi bagerageza Imana mbese ngo reka nkora ibyango ndebe ko Imana inyicira ku byaha. Wapfuye uhagaze urapfa kangaheze. Ngo reka njye gusenga ngo ndebe ko Imana mbese ngimye ibyo nakoze, mbese bakagerageza Imana bakagira ngo baravukana, ngo ubusengo hari abarasenga, ngo reka njye kora ko basenga sha. Ngo reka njye kora ko bakora, ngo ubusengo ko na muri leta uramenya ko baramvumbura se. Mama shenge. Ubu babonwa n'uhagaze. Imana ihoreye abantu bose uko bari byo batekereza, ngo Imana ngo ntagira kumenya, isanga itakuzi se. Maze umuntu yasambana, ngo reka njye kora ko abahanuzi b'Imana bandondora bakamenya. Bakumenya se ibyo Imana irunguka iki kuba bakumenya? Ni ukwihana, ugiye kwihana, wenda Imana yunguke ku bugingo bwawe burokotse. Murakajya mu rusengero ave mu bapfumu, ngo reka ashire buroze mu akabukenyera rwose akabwambara. Hari umudiyakona umuririmbyi ari iki? Ngo reka ndebe ko bandondora bamenye. Yaba atakurondoye Imana isanzwe itakuzi kuri umurozi. Ijisho ry'Imana rirabona, nta hano warihungira we. Muzarihungira hese? Rero abantu basigaye bagerageza Imana, kandi ari umwuka wa Satani wo gupinga iby'Imana, ko kureka Imana ngikora.
umuntu akajya mu mapfungu, reka ndebe njye mu mapfungu ndebe ko Imana imenya ko nagiye mu mapfungu. Mama shenge, unabitekereza gusa biba bimenye kare kare. Ureka njye guteka imitwe ngo Imana sirabimenya. Garukiraho wegera Imana. Imana ikurinde umubi, kuko Satani yaje kurimbura abantu benshi. Ikiremwa muntu Imana yiremeye. Imana ire kubarwane bene data bagere neza, kandi babe hafi cyane kurusha mbere, mu izina rya Yesu Kristo. Reka dusenge Imana idushoboze duhe imbaraga. Imana ikurinde umwa Satani, kandi wowe wagiye mu migambi ya Satani Imana ikuvaneyo. Yesu avuga ngo handitswe ngo, ni irihe jambo riri muri wowe ryo guhamya uzabwira Satani? Guhamya kwawe kuracyakurimo? Uracyagira ibyiringiro byo gusenga Imana? Uracizera imbaraga za Yesu? Ntiwagiye mu bya Satani? Ntibyakunaniye kubivamo? Egera Yesu nawe akwegere mu izina rya Yesu. Egera Imana, Satani azaguhunga. Kwegera Imana ni ukwirinda ibyaha. Guhunga Imana ni ukujya mu byaha. Rero abantu bakunze kwegera ibyaha kugira ngo begere Imana, ariko Imana irashaka kugira ngo nyiranuke nawe ukiranuke. Irashaka kugira ngo nyegere nirinde ibyaha nawe ubyirinde. Rero tumbira umusaraba niwo bendera ryacu kwegwa bacishijwe, ngo twemeye n'isoni zabo. Imana itugire neza. Mana nziza ukiranuka byose, tugushimira ijambo ryawe ryera kurusha abantu. Mana, abantu begeye Satani bagiye mu ngeso mbi, ariko Uwiteka tugira ibambe. Wongere uturinde Satani mu izina rya Yesu. Wongere uturinde ibyaha Satani arimo kugambira byinshi. Turinde imitego ya Satani mu izina rya Yesu. Duhe imbaraga zo kunesha ibyaha. Duhe imbaraga zo kunesha imigambi mibi yose mu izina rya Yesu umwanzi. Turinde wa mubi wari Satani waramutsinze uramuzirika ikuzimu. Muboherayo Nyagasani Yesu. Shale enema. Afite abakozi atuma, afite imyuka ye atuma. Ibyo byose izo mbaraga za Satani uzikongore mu izina rya Yesu. Peri yazo enema. Agatuma abamarayika yamanukanye nabo b'umwijima bakayobya benshi. Izo mbaraga z'umwijima uzikongore mu izina rya Yesu Nazareti. Peri yazo bisha talamando zenema. Ngo urengere ubwoko bwawe, urengere igihugu Nyagasani cy'u Rwanda, urengere Afurika, urengere Burayi. Ko Satani yazengurutse isi yose, ariko Yesu ubera hamwe icyarimwe. Ngo urengere ubwoko bwawe. Turagushimira urengeze ubugingo, hari icyo ukoze kandi uremye, mu izina rya Yesu. Amen. Imana isumba byose baha umugisha bagire neza, ibaha imbaraga, ibarinde Satani mu buzima bwanyu n'ubugingo, kandi Yesu abegere mwegere Imana, Satani abahunge mu izina rya Yesu. Nakagaruka mu ijambo ry'Imana. Imana ibaha umugisha bagire neza. Nubwo urimo kwigezwa na Satani, Yesu akuneshereze mu izina rya Yesu Kristo. Yesu abaha umugisha. Shalom.